Ngo ikaze nanone mu gikoni ushobora kwibaza ibi bintu mfite ikintu ngiye kubikoresha. Umva, tugiye kubakinga cake. Ubu ngubu ngiye gukora experiment. Muri kubona ko mfite mandarine, hari bazita mu cyongereza ko bazita tangerine. Mandarine, ni mandarine. Simbizi abavuga igifaransa bazita ngo ikize ngize. Hanyuma rero niso tugiye gukoresha. Nshaka kumva aga flavor kayo nyine muri cake. Wari wakora nk'akaji ugashyiramo mandarine ukumva ukuntu nyine bihumura neza biba biryoshye. Uba wumva nyine bifite akantu keza. Rero ndashaka gushyira muri cake nkareba ukuntu bimera. Niyo experiment ngiye gukora uyu munsi. Ubu rero mu gutangira ndabanza nyungurure izi mandarine zanjye. Nzikuremo nyine akaji kazo. Nkako ni mandarine zeze neza. Zifite ji ihagije. Ningiye gukuramo. Gira ngo rero nkuko benshi mubizi mu bintu bijyanye no kubakinga nta bintu byo kwimagina bibamo. Nta kwimagina, niyo mpamvu tugiye gupima iki ngiki ni igice cy'igikombe. Niko kantu ndi bukoreshe mu gupima cyane cyane ingredients ziri wet, no kuvuga ngo amata, amavuta, ibintu byose nyine bisukika ndabipima nkoresheje aka gakombe. Noneho ngiye gupima ndebe nyine ni havamo ahuzuyemo muri aka gakombe biraba bihagije. Nibituzura neza nshobora kubicomplementinga wenda n'amata, ariko kugira ngo ngire ibipimo byuzuye urabona ko haburamo gakeya cyane kugira ngo bibe byuzuye aka gakombe. Ubu ikintu ngiye gukora rero, ngiye gucomplementinga, nshyiremo amata. Ngiye kongeramo amata nyine kugira ngo igipimo cyanjye cyuzure neza. Noneho igikombe kiruzuye. Ibipimo byanjye biruzuye. Noneho ikindi ndi bukore, ndafata nongeremo amata n'ubundi. No kuvuga ngo ubu ni nkaho nkoresheje udukombe tubiri twa ingredients ziri wet. Noneho ndahita nongeramo n'aka gakombe ka bleba nashongesheje. Ushobora gukoresha butter, ako nyine butter irahenda, ntago ari y'abantu, ntago ari ya buri wese da. Usanga ihenze, niyo mpamvu akenshi umuntu akoresha bleba mu mwanya wayo. Noneho ngiye gushonjesha na bleba yuzuye, guyishongesha yuzuyemo hano. Nayo nze kwivanga n'ibi ngibi. Noneho mbone kubivanga n'amagi, mbone kuza kongeramo n'ifarine. Nuko nguko bimeze. Ubu tugiye gufata aka gakombe tugereranye bleba ishobora kuza turayipimiramo hariya turebe iyuzuye. Ushobora gukoresha amavuta mu mwanya wa bleba, nabyo nta kibazo. Nyine gusa iyo harimo bleba nanone atari amavuta asanzwe, ubusanga ari bwo cake nyine iryoshye cyane kurenzaho. Ngubu tugiye gushongesha iyi ngiyi. Turatereka nyine mu mazi ashyushye, hanyuma turindire bishonge. Abibonye iyi bleba ngiye kuyitereka kuri ano mazi, hanyuma ncane. Gusa no kwitonda ibintu bikoze mu kirahure, hari igihe bikunda ugasanga indi birahasigaye da. Kugira ngo murabibona yuko ya bleba yashonje, birahagije. Hano mfashe agakombe kanjye indiba ntiveho gusa. Ibintu by'iturahure biba ari ibintu bya fake, hari igihe rwose indi bisigara mu mazi ashyushye karire mu rububone. Nabibona ko ari agakombe kuzuye, ngashyiremo. Uribuka ko nashyizemo igikombe cy'amata
Shyiramo ikindi gikombe cya yaji ya mandarine. Nshyizemo n'igikombe cy'iyi bleu banashongesheje kugira ngo ngire ibikombe bibiri. Rero urumva namaze kugira ibikombe bibiri, udukombe tubiri, agace k'agakombe kamata na ya tangerine na ya mandarine. None ngiye gushyiramo n'udukombe tubiri, ngiye kongeramo hano kugira ngo byuzure, ngiye kongeramo amavuta kugira ngo tube nanone udukombe tubiri tw'amavuta. Urabona ko naho ndayujuje half a cup biruzuye. Hanyuma ibingibi rero birajyana n'amagi 8. Tugiye gushyiramo n'amagi 8. Gusa ndabona hano hamaze kuba hatoya, ngiye kushyira muri ahangaha hanini. Nababwiye ko tugiye gushyiramo amagi 8. Nizere ko ibi bipimo muzabifata mu mutwe. Nubibusanya hari igihe ushobora kuzabona resultat zitari nziza. Ibipimo ni ngombwa cyane mu bintu bijyanye n'amafarini, yaba ari n'amandazi, yaba gukora nk'ibintu by'imigati. Ubusanga kugira ngo ube ufite ibipimo ufite precision nyine biba bituma ubona resultat nziza. Uramutse uri gukoresha amagi y'amanyarwanda, wenda ushobora gukoresha nk'amagi 10 kubera ko amagi y'amanyarwanda aba ari matoya par rapport y'amazungu. Ariko nta n'impamvu, kubera ko amagi y'amanyarwanda agira umuhumuro upika cyane nyine ku buryo keke yawisha ukumva iri kumuramo amagi cyane. Kubera ukuntu amagi y'amanyarwanda nyine navuga ngo akomeye cyangwa se aba ari heavy kurenza amagi y'amazungu. Ubu ngubu rero izi ingredients dufite muruka kaka, ariko napimishije ibintu byose maze gupima. Ubu ngubu hano nkaho harimo ibikombe 4, noneho hakaba harimo n'amagi 8, nkaba ngiye kongeramo n'ibikombe 2 by'isukari. Nuko nguko bimeze. Impamvu ngiye gukora cupcakes hanyuma nkore na keke yindi ku ruhande yo kwirira, ariko icyo ngamije kubereka cyane cyane n'ukuntu ushobora gukora nyine udu cupcakes twiza. Ubwo rero ngiye kujya kubivanga. Nona kompimye agakombe kuzuye k'isukari. Ndagenda nkashyiramo buke buke nigashira nongeremo akanya. Bimaze kunobwa, ntabwo wamenya amata ukwayo, ntabwo wamenya ya bleu twashongesheje ukwayo, ntabwo wamenya isukari ukwayo, mbese byose ubu ngubu byivanze na ya jus ya mandarine byose. Ubu ngubu ikintu tugiye gukurikiza tugiye gushyiramo noneho ingredients ziri dry, amafu, noneho ibintu bitari ibisuki kandi ibyo tugiye gushyiramo. Ikintu utagomba kwibagirwa n'umunyu, gusukiramo gake cyane. Ubona ko ni yewe nta nubwo igice cy'ikiyiko cyuzuye, umunyu mukeya. Utuma wumva nyine harimo akantu k'akaryohe gasa nkaho bitaryohereye cyane ngo wumve wagumye mu buryohe bw'isukari gusa. Hanyuma rero iki ni igikombe, this is 1 cup, mililitiro 250, ariko mu magarama sinibuka neza, ariko ni igikombe kimwe. Cya kintu turi gukoresha ni igice cy'igikombe, ni half a cup. Ubu rero tugiye gupima ibikombe 2 by'ifu. Hanyuma nkuko nabibabwiye, niba warigeze ukurikira video yanjye y'ikindi gihe turi gukora cake, nababwiye ko kuyungurura ifu ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko bituma bitagera muri ibingibi twavanze bitose, ntago ifigeramo ifatanye, ku buryo wasanga harimo utuntu tw'uturamps. Iyo ucishe mu kayungirizo ifu nyine icamo iri clear. Reka nzane na baking powder kugira ngo ntayibagirwe, kubera ko ngewe rero navuga ngo mfite igipimo mu kuboko, ntago nkunda gupimisha utuntu tw'ibipimo cyane. Ariko akangaka ni 1 tablespoon, ni ikiyiko kimwe. Ndi bupime tablespoons 2
oya ndapima kuko nari gupima teaspoon ebyiri 1 tablespoon rero birimo teaspoon ebyiri ubwo ndapima aka kayiko kamwe. Uramutse ukoresha nk'ikiko gisanzwe ushobora gupimisha nyine ukoresheje cya kiko kinini kitari kimwe cy'icyayi akaba ari cyo ukoresha. Iyi rero ni baking powder niyo mbanjemo kugira ngo ntaza kubaho nyibagirwa. Yeze guteka cake nsanga nibagiwe gushyiramo baking powder ariko biba ari ibintu bibi pe. Biba ari ibintu bibi urayiteka ukayoberwa impamvu itari kubyimba bikakuyobera kumbe nyine wibagiwe baking powder niyo ituma bigenda bibyimba. Hano turi bushyiremo ibikombe bibiri. Ubona ko iki ni igikombe cyuzuye cy'ifu. Turi bushyiremo ibikombe bibiri by'ifu nyine y'ifarini. Ukagenda uvanga nyine. Ashyiramo n'igikombe cya kabiri. Ugomba kuba ari igikombe kigarukiye ku musozo kitari igikombe nyine gitsindagiye. Turagenda tuvanga gake gake paka ibi bintu byose nyine byivanze bigahinduka imvange. Ngo bitandukanye ngiye kubisubiza kuri mixer. Imbaraga ntazo mfite. Oh my god. Utu ni impamvu natubanjemo rero murabizi ni icyambere no kugira ngo bimfashe mu gihe utu cupcakes twanjye tube twahiye kudukuramo bibe byoroshye. Nundi niyo watekera mutagashyizemo ntago uza ngo ntiyavamo ariko ahanga uri safe uvuga ati iravamo neza uko bishaka. Nakanga nyine ni twatundi tuba turi kuri cake yambaye aka kantu gatuma nyine iyo umaze kubakinga kugira ngo bivemo hano muri aka gaforuma bikorohera. Naka kantu urana akaba ari akantu kanini umuntu akoresha igihe kinini cyane. Impamvu nakoze amaforuma abiri nuko nzi ko nashaka gukora cupcakes ariko nkakora n'akandi gakeke nyine ko ku ruhande umuntu ashobora kugenda akataho gake gake yirira. Hanyuma rero wirinda kuzuza cyane kwa ko ibiri bubone umwanya wo kuzamuka mu gihe nyine iri gushya ishigenda ibyimba izamuka. Ntago wuzuza cyane rero ngo ugeze ku musozo. Murabibona ko maze gushyira muri cupcakes nkuko nabitekereje koko n'ubundi hasigaye nyinshi pe. Rero ndi bushyiremo hano hanyuma twagenda dukataho nyine gake gake twirira. Ikindi ukora rona tuno tuntu batwita ngo iki haryo n'utu bubbles mu kinyarwanda ni uko batwita utuntu tunye tw'umwuka. Ugenda ugerageza kudukuramo kuko iyo cake ihiye tuza ugasanga harimo ibintu by'umwuka nyine. Rero ugerageza kudupopinga mbere yo gushyira muri ifuru, mbere yo gushyira muri oven. Okay, ubungubu we are ready. Ibintu biri ready guhita bijya mu ifuru. Kuno tugiye kubigenza rero turaza guswitching. Izi cupcakes zishya vuba nizo turi bubanze munsi. Cyane cyane munsi niho abakeneye gushya mbere noneho tuze guhindura. Ibyari biri munsi tuba ibyo dushyira hejuru, ibyari biri hejuru tuba ibyo dushyira munsi. Tugiye kubigenza.
ko cupcakes zanjye ziri ready. N'imbunda yanjye ngiye gudekoresha cupcakes zanjye kabiri ready, mwebwe muri ready? Umva, izi cupcakes ngiye kuzarurira kuri iyi sahani ya pizza. Rero za cupcakes nkuko mwabyimagina zishya mbere ugereranyije na ya cake nini. Oh my god. Iyi cake nini tugiye kuba tuyiha umwanya nayo ishye, hagati aho ariko turahita tudekora izi cupcakes. Kankoreshe n'udufurusheti. Umva wa mwuka mwiza cyane wa ntozo wa mandarine uri kumva? Wow! Umva namugisha arawumvise ngo ukuntu umuhumuro wa mandarine uri kumvikana. Wow, nanjye ndi kuwumva. So good. Ubu rero nakoze topping ngiye gushyiraho, nayikoresheje bleu blanc, hanyuma mvanga n'isukari ya yindi ya icing sugar, ya yindi iba imeze nk'ifu, ndangije nshyiramo n'akaji ka marakuja. Ubundi byo ngiye gupopingaho hano hejuru. Impamvu ntigeze mbereka iyi ntuza, iyi cream nashyizeho hano hejuru ukuntu nayikoze, nuko akari ubwa mbere nari mbigerageje, navugaga ibintu biramutse bifeirinze nkaba mbifite kuri video, ariko ubwo byakunze bitabaye bibi biraryoshye ko umubire babisa gutya, ni nako biryoshye. Wow, I'm proud of myself. Rero utu cupcakes turasa neza nkuko mutubona, uko dusa nako turyoshye. None yibaza ufite nka twatumuntu ba sprinkling aho hejuru, tugiye dufite nk'utubara cyangwa ugashyiraho n'udufuru ukagenda ushyiraho nk'udufreze. Umva, you should hire me for your birthday stuff. I can make you cookies, I can make you cupcakes and a lot of other things. Ayo nguko rero ngizi cupcakes zanjye. I'm proud of myself and I'm proud of what I've done today. These little cupcakes, look at them. Can you see them? Ubutaha none ubu ngiye gufata umwanya na cake ya indi usha nko gutegura kuri anniversary, maze kugira ikizere ko nayo nshaka kuyikora igakunda. Kanongere hakantuza hano, ngere haga cream. Nuko nguko rero, uko nguko ushaka kwitegura cupcakes wibereye mu rugo, ukaba ushaka kuzinjoyinga n'umuryango wawe, ukaba ushobora kuzinjoyinga n'abashyitsi bawe, ibintu byoroshye cyane. Umva, it's very hot in here. Najya ngo mbasezere, nizera ko mwabibonye. Ya cake yindi ntago nyibereka ko n'ubundi niyo tugomba kwirira, naringamije kubereka izi cupcakes. Nuko nguko rero bihiye bimeze. Ndabashimiye. Bye bye, muzagerageze mumbwire namwe uko byagenze. Naho ubutaha.